ndasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 21 umurongo wa mbere yongera asome ibyakozwe n'intumwa ongera asome kandi abakorinto ndasoreza mu gitabo cy'abacamanza ndasoma ahantu henshi ariko gwenda igihe tutabona umwanya wo kuhasobanura hose ariko turaza kugira icyo tuhavugaho. Urwandiko ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 21 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yerekana atya Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanaeli w'ikana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe nawe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baguruka bikira mu bwato ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Umuseke utambika Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza ntaco. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya ntibaba bakibasha gukurura kuko ifi zari nyinshi. Amen. Amen. Duhite tujya mu byakozwe n'intumwa hakurya yaho igice cya mbere umurongo wa 3. Ego. Zakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima atanga ibimenyetso byinshi agumya kubabonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Ego. Amen. Amen. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto 15 umurongo wa 3. Ego. Abakorinto 15 umurongo wa 3. Urwandiko rwa mbere. Muzi yuko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa 3 kuko byari byaranditswe nanone. Akabonekera Kefa maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500. Muri bo benshi baracyariho n'ubu ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo abonekera n'izindi ntumwa zose, kandi nyuma ya bose nanjye arambonekera nk'umwana w'ikenda kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse n'ibinkwiriye ko nitwa intumwa kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Ariko ubu Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi umuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi iruta ya bose, nyamara sijye ahubwo ni ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Nuko rero ari njye cyangwa bo, ibyo nibyo
tubabwiriza namwe nibyo mwizeye. Amen. Amen. Abacamanza igice cya 13 Yego. umurongo wa 8. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani ndakwingize ngo uwo muntu w'Imana wadutumweho yongere agaruke muri twe, atwigisha uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko Imana yemerera Manowa, marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari. Nuko umugore ahita yiruka ajya kubwira umugabo we ati, wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ndagira ngo muri iki gitondo tubashe kuganira kuri iri jambo rigarutsweho n'aba banditsi, haba Yohana aho twasomye, haba na Luka mu byakozwe n'intumwa, haba na Pawulo mu rwandiko rw'Abikorindo, ndetse n'uyu mwanditsi wundi wanditse igitabo cy'abacamanza. Hari ijambo bose bagarutseho kandi nshaka ko dusa n'abatekerezaho n'icyifuzo kirimo amasengesho, kivuga ngo uwo mwami yongere kandi atwiyereke. Amen. 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 yongere atwiyereke. Ndabizi ko turi kumwe n'ababyeyi hano bacu, kandi Imana yavuganye nabo kera mu buryo butangaje bukomeye, bajya batubwira. Natwe abo muri iki gihe cyacu hari uburyo Imana yagiye itwiyereka, ariko twese hamwe dufataniriza hamwe muri iri sengesho ry'iki gitondo ribanziriza iki cyumweru, nubwo imbere hari abigisha abandi bazakurikiraho, ariko numvise iki cyifuzo bene data bakimara kuntegura ngo tuzabane, numvise iki cyifuzo kiza mu mutima wanjye ngo niba isengesho twasengera mu byifuzo bindi dusengera, nubwo byafata n'icyumweru rigafata n'iminsi yindi yose dusigaranye, ni isengesho ryiza kandi riryoshye, rifite n'uburemere bwaryo, rivuga ngo Yesu yongere atwiyereke. Amen. Amen. Yesu yongere atwiyereke. Gutwiyereka nibyo Yesu yakoze. Aba banditsi barimo barabyandika, Yego. kandi koko nyine babyandika bitewe n'uko Yesu yarongeye kongera. Namwe murabyumva ko ari iyindi nshuro yindi yongera kandi kuza kubiyereka, nyuma yo kubahamagara abavana mu mirimo bari bafite, ababwira ngo nzabagira abarobyi b'abantu. Yesu yabanye nabo muri rwa rugendo rwose muzi rw'imyaka 3, Yego. ari umwarimu wabo abigisha, kandi mu by'ukuri akora n'ibitangaza. Ubutumwa bwiza bujya buvuga ibitangaza byinshi yakoze, hafi ibitangaza 33 Yego. muri iyi myaka. Ibitangaza bikomeye, ahereye kuri kiriya gitangaza cya mbere cyo guhindura amazi divayi muri buriya bukwe bw'Ikana. Noneho Bibiliya ikatwereka ko
icyumweru cya nyuma Yesu yakoze akazi kanini cyane kandi kenshi kamuruhije Yego. kaganisha kuducungura no kuduha no kutugira abana b'Imana abo turi bo uyu munsi. Yego. Ariko byagera ku munsi wa kane, ku munsi wa kane atangira urugendo rukomeye rw'imibabaro. Nubwo n'ahandi hose bitari bimworoheye, ariko umunsi wa kane n'urugendo rukomeye rw'imibabaro, aho umwanditsi umwe yavuze ngo ni amasaha 72 yahinduye icyerekezo cy'isi. Muri ayo masaha ni kuva ku wa kane kugeza mu gitondo azuka, aho twarimo twizihiza umuzuko we ku munsi w'ejo. Yego. Ndaza kubigarukaho gatoya kugira ngo ninjire muri iri jambo twasomye, ariko mvuge ko nyuma yo kuzuka ntabwo yigeze ajya iwabo ngo yicare muri salo baze kumusura ko yazutse yanesheje isi kandi yavuye mu butaka, ahubwo yahise yinjira mu kazi atangira kwiyereka abigishwa. Yego. Narimo mbitekereza ku munsi w'ejo nkumva ntangariye Yesu bikomeye. Umuntu apfuye akajya mu butaka, hanyuma akazuka. Ndagira ngo isi yose yabimenya ko runaka twashyinguye ejo bundi yazutse. Yego. Niba yari asanzwe ari umukozi ntabwo yahitira mu kazi, yabanza kwicara mu rugo iwe abantu bose bakaza kumusura no kumubaza amakuru. Atabonye n'amakuru yavuga, ariko yakwicara abantu bakamusura. Ashobora no kumara icyumweru ari muri konje, cyangwa se ashobora no kumara umwaka wose ajya asurwa n'abantu kuko yazutse. Ariko biranyuranije n'umwami wacu, yazutse adahitira iwabo, yazutse ahitira mu kanwa. Bibiliya yavuze ngo amaze kubabazwa, ngo yongera kandi kubonekera abigishwa ngo iminsi 40 ababwiriza ubwami bw'Imana. Yego. Amen. Amena. Ikindi kintu cyatangaje nshaka ko dutekerezaho, nuko yabonekeye nanone abigishwa, akomeza kubabonekera iyo minsi 40 ari hano mu isi. Ari nkanjye jewe nazutse nahita nikomereza nkazamuka nkajya mu ijuru. Sinakomeza kongera kandi kuzinazina mu isi, bitewe n'imibabaro yaranyuzemo. Ariko Bibiliya iravuze ngo amaze kubabazwa. Haleluya. Amena. Ngo ya mibabaro yose abantu bakiyibuka, n'abantu bamubabaje bakiri aho ngaho. Wanasifiwe. Amena. Ndita kuri ibyo byose babonekera kandi ari muzima. Yego. Batangira kubabwira iby'ubwami bw'Imana. Reka turebeho gatoya ubwo bwami bw'Imana ubwo yabonekaga yari atangiye kubabwira. Yego. Mu minsi 3 ya nyuma yo kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru, Yesu yakoze imirimo ikomeye cyane. Bibiliya igitwereka ko yogeje abigishwa ibirenge ku wa kane. Yego. Kandi aboza ibirenge bose abahamagaye yicaranye nabo. Arababwira bati ngiye kubaha isomo rikomeye
namwe mwuzanye ibirenge, mujya mwuzanye ibirenge namwe. yego yari azi icyo avuze, yari azi n'icyo akoze gikomeye. Mu by'ukuri yari abasigiye umurimo, ariko nta maturite bari bafite, nta bukure bwo mu mwuka bari bafite. Kuko yabonaga badakomeye, ariko akabasigira amasomo ababwira bati hato muzasebanya ubwanyu muzasubiranamwo, ubwanyu ntabwo muzigera mwubahana, ubwanyu ntabwo muzigera mukomeza icyerekezo mbasizemwo kandi nifuza ko kizahindura isi. Ahubwo ndabona hagati yanyu ko hariho conflict, kandi izo za conflict zituma mutazagera ku ntego nifuza ko mwageraho. Niko bimeze, ari nayo mpamvu numvise iki cyifuzo twakongera kugisengera, bitewe n'imiterere y'abantu bizera Yesu Kristo n'abantu bamukurikiye. Ubona bisa naho tuba twaribagiwe intego, dusa naho tuba twaribagiwe impamvu yo gucungurwa kwacu n'impamvu ya misiyo yacu mu minsi dusigaranye. Aho twagiye tubifata nk'imirimo isanzwe, nka kampani zindi zose zisanzwe. yego Yesu aboza ibirenge nubwo Petero atashatse kubyemera, ariko arababwira mujye mubikora gutya. Iyo urebye ikibazo babajije, birasa naho batigeze bumva na gato icyo Yesu yari akoze. Bibiliya iravuga ngo bahise babazanya, cyane Petero arababata, ariko ko mubona uyu mugabo ko agiye adusezeye, iyo twogeje ibirenge kandi ahise anadusezera. Uzaba mukuru muri twe ninde? Byumvikana ko bahise batangira kurwanira ubukuru, leadership. Kandi mu byo yari asize, ibyo yari abasigiye, ntabwo ibyo byari birimo. Ariko batangira kurwanira ibitari iby'ingenzi. Bibiliya iravuga ngo batangira kubazanya umuntu uzayobora muri bo. Bari benshi, muramuruje birumvikana. yego Iyo urebye Bibiliya igaragaza uburyo Petero yashatse kwerekana ko ari we, bitewe n'uko hari ikizamini yari yaratsinze gikomeye. Yigeze atsinda ikizamini, aravuga ngo Yesu aramubwira bati ntabwo ari inyama n'amaraso bibishuriye ayo magambo, ahubwo ni Data wo mu ijuru. yego Kubera guhagarara kuri iyo ngingo yumvaga yayobora, bitewe n'uko Yesu yababwiye ngo munitande, abantu banitande, mwebwe munitande. Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bigushira amagambo, ni Data wo mu ijuru. Petero yahise yerekana ko we imikoranire ye akorana na Data. yego Ibyo kwikurura yishyira kwari ukugira ngo yerekane impamvu zo kuyobora. Yesu yongera twiyereke, amenye ko tutahamagariwe kurwanira ubuyobozi, ahubwo twahamagariwe kwamamaza ubwami bw'Imana. Amen. amen Yohana nawe hari impamvu yerekanye zatuma ayobora. Murabizi ko ari umwe mu bigishwa Yesu yakundaga. yego Iyo yabaga ari impamvu, ariko Filipo nawe yari afite indi mpamvu, ko ari we wazaniye Yesu cyane cy'indogobe kugira ngo Yesu akigendereho ubwo basasaga imikindo n'imyenda Yesu ajya i Yerusalemu. yego Nawe yari indi mpamvu yerekana, kandi niwe wagiye gutegura ifunguro ryo kwanduza. Ariko Filipo, Natanayeli waramubwira bati Filipo niwe waje kundeba munsi y'igiti, narimo nitekerereza iby'umucunguzi Mesiya. Uraza uravuga ngo uwo Mose yavuze abahanuzi bakamuhanura, twamubonye ni Kristo umwana w'Imana, ngwino umurebe. Mpageze Yesu aravuga ngo nguyu umunyisirayeli nyakuri utari mu buriganya. yego
iyo nayo yari indi mpamvu ya Natanayeli yo kongera kandi kuyobora, kubera ko niwe wenyine Yesu yarahamije ko atagira uburiganya. Ibyo ni impaka zari zitangiye kuza, bari muri timu bose barwanira ubuyobozi, kandi umuntu wese yerekana impamvu yatuma ayobora. Yego. Ariko bavandimwe, wagira ngo none ibyo byari iby'icyo gihe, no muri iyi minsi naho niko bimeze mu matorero amwe n'amwe, aho intambara z'ubuyobozi zikomeje kwanduza abazirwana. Ariko numvise ko icyifuzo tugisangira muri iki gitondo kuri iyo ngingo ya mbere, Yesu yongera twiyereke. Amen. Amena. Atubwire, aduhishurire impamvu yo guhamagarwa kwawe nanjye, kandi nta n'iyindi, niyo guhagarara neza twamamaza ubwami bw'Imana. Amen. Yesu yaje kubabwira ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo nyamuneka nimwe mwagumanye nanjye. Nimuve muri ibyo murimo mutekereza n'izo za conflict zanyu z'ubuyobozi, ahubwo nimwe mwagumanye nanjye, mwihanganana nanjye mu byo nageragejwemo. Yego. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nanjye mbabikiye ubwami. Imana ishimwe abihagananye na Yesu mu byo yageragejwemo byose. Hari isezerano rikomeye riryoshye kandi ritera ibihe byiza n'umunezero. Yesu atubikiye ubwami. Haleluya. Amena. Yesu atubikiye ubwami. Amena. Uriya munsi wo kuwa kane, Bibiliya iravuga neza ko yahise ajya gusenga mu gashyamba Getsemane. Yego. Ajyana nabo bose ababwira ngo nimuze tujye gusenga mutagwa mu moshya. Bajya gusenga, ajyana na bose basengera hamwe, arongera kandi afata batatu muri bo, Yohana na Petero na Yakobo, bajya gusenga n'ahandi. Bibiliya iravuga ngo nawe abasigaho, ngo yigira imbere ho gatoya, ngo ajya gusenga wenyine. Ibi byari bifite icyo bivuze, arimo abigisha, byagereranyaga ihema ry'ibonaniro. Yego. Ihema rigira ibice bitatu, ari nabyo bice bitatu yasenganyemo n'abigishwa. Ihema rigira igice cyo mu rugo rusange cy'abantu bose mu rugo. Yego. Ihema kandi rikagira ahandi ahera, aho yasenganya n'abo batatu. Rikongera kandi rikagira ahera. Amena. Ibyo bice ko ari bitatu yasenganyemo n'abigishwa, byagereranywaga n'ibice bitatu by'ihema ry'ibonaniro. Yego. Arasenga mu byifuzo, Bibiliya igaragaza byinshi yasenze ari wenyine hariya ahera. Bibiliya igaragaza ibyifuzo yasengeye. Igaragaza ibyifuzo hafi bigera mu 10. Icyifuzo cya mbere, Yesu yarimo abona akagambane agiye gukorerwa, yari yakorewe akagambane. Yabonaga uburyo agiye gukubitwa ndetse agatandukanwa n'abigishwa. Kandi muri ako kagambane kose, sake gusa yasengeye n'akandi kagambane akariko kose umuntu wese yakorerwa n'abantu. Yesu nako arakazi, kubera ko nawe yaragakorewe, yaragasengeye. Nimuhumure abashobora kuba bagambanirwa uburyo bumwe cyangwa se ubundi, Yesu yarabisengeye. Yesu gusa kwiyereka amenye kuko ari kumwe nawe muri ako kagambane. Amena. Ndamushimira ko azi n'akagambane dushobora kuba twakorerwa, atwiyereke gusa murebe uburyo yanesheje ako kagambane, kandi n'abagakorerwa nabo yaragasengeye. Yego.
ikindi yasengeye icyifuzo cya kabiri ageze aho ngaho ibyatumaga abura ibyuya ibitonyanga by'amaraso nuko yarimo asengana n'abigishwa batatu yego yaragiye kubasigira umurimo ariko ku munota wa nyuma akababazwa cyane nuko batangiye kumwihakana yego bekereza umurimo w'imyaka 3 yabanye nabo hanyuma ajya kubasiga Petero akamwihakana Petero yarahindahiro zimushira umutwe aravuga ati nubwo abandi bazahunga bakagenda bakagusiga ariko njyeweho turi kumwe nawe yego nubwo abantu bose baguhemukira ariko njyewe sinzigera nguhemukira nubwo byaba impamvu ituma dupfa nzapfana nawe yego nubwo byaba bimeze gute sinzigera kwihakana ariko Yesu arabasengera kugira ngo bakomere aje kubasigira umurimo byageze nubwo ababwira ngo Satani yagusabye kugira ngo akugosore yego ariko by'umwihariko ndagusengeye we Petero ndagusengeye kugira ngo ukomere numara gukomera nawe ukomeze n'abandi amena mu by'ukuri Satani arimo aragosora abantu benshi bagendanye na Yesu ariko Yesu yongera kwiyereke noneho dukomere tumenye impamvu zo guhamagarwa kwacu haleluya amena Bibiliya iravuga ngo asengera Petero by'umwihariko kugira ngo ahari babashe gukomera yego Yesu yongere kandi atwiyereke mu by'ukuri tubashe gukomerera muri ibi bihe bikomeye Satani arimo agosora abakristo agosora abantu b'Imana yego isi igeze kure cyane ibihe birimo bihinduka by'isi ariko uko birimo bihinduka by'isi Satani arimo aragosora itorero akagosora abera akagosora ba bantu twari tuzi ba bantu bari bakomeye mu by'Imana ariko ukajya kwisanga ukabona bahindutse bagendanye na systeme y'isi yego Yesu yongere kandi atwiyereke bavandimwe amena haleluya 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 dufite ibibazo bikomeye cyane muri sosiyete ibyo tubasha kureba n'ibyo tubasha kumva n'ibyo tubona kunda kubisengera ibintu mbabibona hano aho tuba dutuye imanza nyinshi ziba ziri mu mirenge ziri he abari imanza ziri mu nkiko abari imanza za gatanya imanza z'amadivorce hato na hato kandi noneho bimaze gufatwa nk'ari ibintu normal ariko muri iyi minsi 40 Yesu yeretse abigishwa reka Yesu yongere kandi yereke iyo miryango yongere atwiyereke haleluya yiyeretse abigishwa kubera ko bari batangiye no gusinzira asengana nabo uyu murimo si wo gusinzira nubwo bari bananiwe birumvikana ariko arabiyereka arabakangura basubizwa mu imbaraga yongeye kandi kubiyereka yongeye gusengera ikindi cyifuzo cya kane aho yari ababwiye ngo umuntu wese ngo agende muri mwebwe ngo agurishe ibyo afite ngo agure inkota yego Petero yahise amwereka inkota ya yindi atigeze arekura aramubwira bati ahubwo uravuga inkota njyewe ko mfite ebyiri bati dore ngizi ndazifite ngizi kandi ndazifite zo kurwana ariko Yesu si ibyo yari ashatse kumubwira urumva hari habayeho gucanganyikirwa hari habayeho confusion
hari abantu benshi bagiye bitiranya ibintu by'Imana barabyitiranya habaho confusion ariko Yesu muri iyi minsi 40 Yesu yongera twiyereke haleluya amen ntabwo ari indota iriya Petero yari afite yego ririya shyaka ryo kurwana no gutema amatwi ahubwo yari ashatse kumubwira ijambo ry'Imana yarababwiye ngo umuntu wese agurisha ibyo afite agura ijambo ry'Imana amen ijambo ry'Imana limetolewa na Mwenyezi Mungu niko neno la Mungu ndani ya Biblia amen kandi niryo rijya ritumurikira ahacuze umwijima haleluya haleluya yarababwiye kongera kandi gutunga ijambo ry'Imana yongeye gusengera ikindi cyifuzo ari mu gashyamba Getsemane abona abigishwa barorereye kumukurikira yego uhereye kuri Petero ubwo yari yavuze bati niteguye kugupfira ariko ntabwo ariko byagenze imbere ye hari imibabaro myinshi Yesu nawe arimo ayisengera muribuka ko yavuze ngo niba bishoboka iki gikombe kindengana yego ariko yaje kongera gusenga aravuga ngo ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka mwana amen Yesu yongera twiyereke tubashe kumenya ubushake bw'Imana yego twe kwirwanirira no gukora uko dushaka ahubwo twiyereke tumenye dusobanukirwe ubushake bw'Imana mu gashyamba Getsemane kandi yasengeye ibindi bintu bikomeye yari yasengeye mu mwuka Bibiliya iravuga ngo yiherereye abona mu mwuka umwungeri akubiswe intama ziratatana hariya mu buhanuzi bwa Zakariya 13:7 yego yarimo asenga rero kugira ngo intama zizogere kandi zibe hamwe murabibona ko akimara kubambwa bacitsemo ibice Petero ajyana n'abarindwi ababiri basubiriye Emawusi nuko ntiwamenya baratandukana ariko yarimo basengera hariya mu gashyamba Getsemane kuko arimo abona ibibazo biri imbere ukuntu bimeze arabasengera amen ibyifuzo ni byinshi yasengeye wenda twe gukomeza kubitindaho ariko byumvikana ko hariya i Getsemane hari mu rutunganyiririzo hari muri presuware ni ahantu i Getsemane n'ubundi bisobanurwa ngo aho batunganyiririza amavuta mu rutunganyirizo rw'amavuta yego Yesu yarimo akubitwa yarimo atunganywa ni mu ruganda yari mu ruganda nicyo gituma mwabonaga yabiraga ibyuya nuko yari mu ruganda hari akazi gakomeye ari mu ruganda abo turi bo n'itorero rya none ryavuye mu ruganda rw'i Getsemane haleluya amen hari muri kampani ikomeye hari mu ruganda rukomeye mu ruganda rw'i Getsemane iyo mirimo yose niyo Yesu yakoraga yaravuze ngo umutima wanjye urababaye cyane yego umutima wanjye urababaye cyane ariko Imana yabanye nawe amen muri ya ruganda asohokana intsinzi aho ni kuwa 4 kuwa 5 arafatwa yego zini inkuru twize cyane anyura mu nkiko zigera muri 6 niya nkiko zose yari mu kazi nubwo bamuciraga urubanza ariko yari mu kazi gakomeye yego hari ijambo muri urwo rukiko yigeze azanira Herode na Pilato abazanira ubumwe kandi nibwo bwari bwaramuzanye uwo ni we mahoro yacu
abari babiri yabagize kuba umwe. Yego. Niko umwanditsi wandikiye Abaefeso. Pilato na Herode bagira ubwo biyunga, kandi Yesu ari mu rukiko rukomeye. Yego. Bibiliya iravuga ngo urukiko rwa nyuma Yesu yanyuzemo, ntabwo ngiye kuvuga izo nkiko n'amakere ya buri rukiko n'ikirego yaregwaga muri buri rukiko n'uburyo yagiye yisobanura muri buri rukiko, ariko byarangiye asohokanye intsinzi. Pilato yanditse aravuga ngo ni umwami w'Abayuda. Haleluya. Amen, amen. Yasohokanye ubutsinzi, ari umwami w'abami. Bwana asifiwe. Amen. Ni kuwa gatanu hari Igorigota, hari Nyabihanga, ururiya musaraba bari bamushizeho batunganije bazi ngo ni igiti cyo kumubabaza, ariko harimo ibanga ko uwo musaraba ari intsinzi y'abera. Yego. Barimo bamubamba bagira ngo baramweretse, ariko hari mu ntsinzi y'abera. Umusaraba wari intsinzi y'abera. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo nibendera umusaraba, ngo niwo bendera natwe twebwe abakijijwe. Yego. Murabyibuka igihe abana b'abahanuzi bari bashaka kujya kuri Yorodani kugira ngo baguke bateme ibiti, intorezo irakuka. Bibiliya iravuga ngo y'umwe muri abo bana b'abahanuzi igwa mu mazi, hanyuma umuhanuzi Elisa nawe arababwira bati nimurereka ahantu iguye ngo ateme igiti akijugunya mu mazi, intorezo irareremba. Muri fenomene ya fizike ntabwo igiti cyareremba cyatuma intorezo ishoka ireremba, ariko umusaraba ujya uvana ibintu biri hepfo byagiye ku musenyi, byagiye kure, bikongera kandi bikabaho bikagira ubuzima, kubera ko umusaraba n'ibyiringiro by'abizera. Haleluya. Amen, amen. Abantu barimo batekereza ko byarangiye ku musaraba, ariko niho hari imbaraga z'abera, hari intsinzi Igorigota. Hariya kuwa gatanu arabambwa, Simoni w'umunyakureni wawumutwaje, ntabwo mu by'ukuri yari avuye mu murima ahingutse, barimo barwana n'isabato kugira ngo abambwe isabato itaragera. Yesu arabambwa, avuga ariya magambo 7 ndashaka gusubiramo, n'icyigisho kinini cyane, ariko ijambo rya nyuma aravuga ngo byose birarangiye. Kandi byose birarangiye ni ijambo ry'Ikigiriki ryitwa tetelestai. Iryo jambo tetelestai ribamo izindi ngingo 7 byihishe muri tetelestai. Yego. Nabasha kuba nabonera umwanya wo kuvuga, wenda Imana izadufasha tuzabona n'ikindi gihe. Muri bimwe gusa Yesu yaravuze birarangiye, nuko yaravuze ngo nije gitambo, mbaye igitambo cyemewe. Ibindi bitambo byaratwikiraga, ariko njyewe mbaye igitambo gikuraho burundu icyaha, igitambo kizima cyemewe ni njyewe, kidafite inenge, gikuraho ibindi byaratwikiriye. Ariko aya maraso y'iki gitambo ari we njyewe, ni birarangiye, ni igitambo kizima. Iyo umutambyi yajyaga gutamba igitambo babanza kugicekinga bakareba ko ari kizima, nta ntege gifite, bakabona kugitamba. Nubwo babitambye bidafite inenge, ariko ntibyakuyeho ibyaha. Yesu we yaje ari umutambyi udafite inenge, ukuraho burundu. Haleluya. Amen, amen. Muri aya magambo birarangiye, niyo umuntu yamaraga no kwishyura umwenda muri banki, bamuhaga fagitire akaresi kandi sote telestai cyangwa se birarangiye. Bivuga nk'umwenda wari ufitiye banki urarangiye, ni attestation no créance. Abantu babizi neza bakora mu by'imisoro bakayimuha. Yesu nawe yaravuze ngo birarangiye, iyi attestation ndayegukanye, imyenda yose nayishyuye. Muri ibyo yaravuze ngo yanishyuriye imyenda yanjye yose. Haleluya. Imyenda yose nayishyuye. Iyo myenda ni iyihe? Wenda Imana nidufasha twagarukaho, ariko ni ijambo rivuga ngo birarangiye, atahana intsinzi. Abamwumva ku munsi wa gatatu arazuka. Yazutse atari umwana w'intama washyinguwe, ahubwo hazuka intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Amen, amen. Tekereza gushyingura intama hakazuka intare. Yego. Yazutse ari umwana, atangira kwiyereka abigishwa. Niho twasomye yiyeretse abigishwa inshuro zigera muri 15. Yego.
yiyeretse mbere na mbere yiyereka uriya mugore Mariya. Ikinyarwanda kijya kivuga ngo ni Mariya Magdalena, ariko mu zindi ni Mariya w'i Magdalena, Marie de Magdala. Magdala ni ahantu. Yego. Yiyereka Mariya w'i Magdala. Hari impamvu yatumye amwiyereka, nuko Mariya yamukijije abadayimoni. Mariya Yesu apfa, Mariya akamushimiye. Mariya ajya aho bamushyinguye, wasika asanga yazutse, abamarayika baramubwira ngo ndimushakire ubuzima mu bapfuye. Hanyuma umurinzi w'agashyamba Mariya aramubaza ngo se mwashyize umwami wanjye hehe? Bibiliya iravuga ngo Yesu aramwiyereka aramubwira ngo mugore. Mariya ntiyumva, ariko Yesu amuhamagara mu izina aramubwira ngo Mariya. Ndashimira Kristo iyo atwiyeretse azi n'amazina yacu. Uyu munsi muri iyi minsi 40 akwiyereke avuge n'izina ryawe, amenye n'ibyawe. Haleluya. Amen. Mu bintu byatumye Zakayo yururuka ava ku giti, nuko Yesu yageze munsi ya kiriya giti. Bibiliya iravuga ngo arararama ngo ahamagara Zakayo. Zakayo yatangajwe nuko yamenye izina ryiwe. Zakayo aravuga bati ubwo amenye izina ryanjye ndi hejuru y'iki giti, agahamagara ngo Zakayo. Yego. N'ibindi byose arabizi. Zakayo arururuka ajyana na Yesu barasangira. Zakayo yaje kuba umuntu w'umumaro cyane. Yesu muri iyi minsi 40 uhereye umunsi, mu bibazo byinshi ufite ntazi ibyo ari byo, ndagusengeye kandi k'ibicyifuzo Yesu yongere atwiyereke. Haleluya. Amen. Mariya yahise ajya kubwira Petero na Yohana. Bibiliya iravuga ngo Yohana arirukwa asiga Petero ngo araza ajya mu mva, asanga yazutse. Petero nawe araza ngo ntiyigera arebera, ahubwo ngo aramanuka yiterera mu mva, asanga yazutse. Ariko bahabwa randevu ko azongera kubonana nabo i Galilaya. Bibiliya iravuga ngo ubwa kabiri yiyereka abagore, abandi bagore yiyeretse. Abo bagore nabo mu butumwa bwiza bwa Matayo 28 ajya avuga ko yiyereka abagore. Gatatu yiyereka by'umwihariko Petero, kubera bya bintu byose yamusizemo by'amakonfuziyo, bya bintu byose by'amafuti, bya bintu byose yanyuragamo bitari byo, arongera kandi aramwiyereka. Aravuga ngo mugende mubwire, yiyereka abigishwa, ariko arongera atumiza na Petero aravuga ngo mugende mubwire Petero nawe aze. By'umwihariko bene data bitari muri rusange, Yesu yongera atwiyereka. Amen. 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 Buriya ijya ivuga ngo bwa kane yiyereka abigishwa babiri b'Emawusi. Yiyereka abigishwa babiri b'Emawusi bari mu nzira barimo bagenda baganira, nawe agendana nabo. Ngo batangira kumubwira bati niwe mushitsi Yerusalemu, ndimo navuga nihuta n'ibintu byinshi. Ariko ngo arababwira ati ariko ntimuzi ibyari byarahanuwe kuri uwo muntu uko bizagenda gutya na gutya. Nguko bakomeje kuganira ngo imitima yabo igenda icya, hanyuma ngo abaha umutsima barahumuka bamenya ko ari we. Ndagira ngo nongere kandi ngira icyifuzo dusangiye twese. Mu by'ukuri abantu barimo babivamwo bakava muri ibyo, bakava mu gakiza, bakaba barimo basubira inyuma. Yesu yongere kandi abiyereke, Yesu atwiyereke. Haleluya. Amen. Amen. Abafite imitima ibabaye ishaririye, imitima irimo urujijo, Yesu yongere. Haleluya. Haleluya. Yongere yiyereke n'urubyiruko rwacu, yiyereke n'abana bacu, yiyereke uru rubyiruko rwacu ibyo barimo bajyamo nk'aho batigeze bagira ababyeyi bo mu mwuka. Yesu yongere, Yesu yongere. Icyifuzo numva twafatanya muri iyi minsi 40, Yesu yongere yiyereke n'urubyiruko rwacu, yiyereke n'abana bacu. Amen. 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 Bibiliya igivuga kandi ko yongeye kwiyereka inshuro ya 5, yiyereka abigishwa 10 hatarimo Tomasi.
bukomeye arababwira ngo amahoro abe muri mwebwe, Amen. amahoro abe mu itorero, Amen. amahoro abe mu miryango yacu. Amen. Bene data, ibi ni iby'ingenzi cyane. Dufite imiryango yacu itandukanye ibuza amahoro. Harimo imiryane, harimo Yego. mu matorero ho naho nuko bimeze, harimo habuza amahoro. Kandi umurage Imana yadusigiye ni amahoro. Yego. Ariko iri sengesho numvise ryajemo muri iki gitondo nk'abigishwa ba Yesu, yose yongera twiyereke, adufitiye ubutumwa bwiza, tumenye umurage n'ubutunzi twasigaranye ko ari amahoro. Yego. Mu ijuru icyubahiro kibica Imana, niyo ndirimbo yaririmba avuka. Haleluya. Mbese amahoro abe mu bo yishimira. Amen. Uyu ni umurage twahawe, ni isezerano twahawe. Yesu yongera twiyereke, tumenye umurage wacu, tumenye n'isezerano twahawe, tumenye n'icyo Imana itwifuzaho. Amahoro abe muri mwe. Amen. Hagati y'umugabo n'umugore nta mahoro. Wumva hari amakimbirane ari mu miryango, ariko Yesu yongera twiyereke. Bwana asifiwe. Yesu yongera twiyereke kugira ngo ayo mahoro yaduhaye n'ubwo butunzi bwongere kandi bugaruke. Amen. Amen. Icyo cyari icyumweru yazutse, izo ni inshuro 5 zikurikirana yiyeretse abo bigishwa bose tuvuye kuvuga. Amen. Nyuma y'icyumweru kimwe nibwo yongeye kandi kureprena akazi, yiyereka abigishwa panda 33 jours, iminsi 33. Isanga kiriya cyumweru ka iminsi 40. Bibiliya noneho iravuga ngo ku nshuro ya 6 icyumweru gishize yiyereka abigishwa 11 harimo na Tomasi. Yego. Impamvu yabiyeretse, bari batangiye gushwana ubwabo, nta bumwe bafite. Arabiyereka kugira ngo yongere kandi kubabwira ubumwe bw'abana b'Imana. Yego. Bari batangiye no gushidikanya iby'uru rugendo. Murabizi ko Tomasi we yavuze bati ntarakora mu nkovu ze, sinzigera mbyizera ko uwo mugabo twabanaga yapfuye akazuka. Abantu benshi barimo bashidikanya, Yesu yongere kandi atwiyereke. Amen. Amen. Bambaraga z'Imana zakoranye natwe, zabanye n'ababyeyi bacu, n'Imana yayindi ntirigera ihinduka. Abashidikanya, abasubira inyuma, abameze nka Tomasi, Yesu yongere kandi atwiyereke. Amen. Amen. Niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, ivuze biraba, yategeka bigakomera. Yego. Abashidikanya ko Imana ikiza, abashidikanya ko Imana ibatura, Yesu yongere atwiyereke. Abantu bagiye mu nyigisho zindi z'ubuyobe bw'ubuntu, Yesu yongere abiyereke, Yesu yongere atwiyereke. Amen. Bibiliya iravuga ngo aho twasomye yiyereka 7 kandi yavuze n'amazina yabo, bari ku nyanja ya Tiberiya. Bo arababwira ngo mufite icyo kurya abana banjye. Ndashimira ko niyo twataraye tukabivamo tukagenda, Yesu adashobora kutureka, ajya yongera kandi akadusanga akatwiyereka. Wanasifiwe. Amen. Ibi bifite icyo bivuze mu buryo bukomeye bwo mu mwuka. Nuko murabizi Yesaya yari yavuze ngo urumuri rucuma ntazaruzimya, urubingo rusadutse ntazaruvuna. Niba hari abanyantege nkeya muri twebwe, twe kubakiraho iteka, ahubwo tubasange, twongere tubasengere. Yesu nawe yongere kandi abiyereke. Yesu n'abanyantege nkeya, n'abavivuyemo, n'abasubiye kuroba, n'abasubiye inyuma, Yesu ajya yongera kandi akabasanga.
yabasanga akabita bati bana banjye bana banjye bana banjye. Yesu yongera twiyereke dusange bariya bose babivuyemo, bariya bose bashingutse bagasubirayo n'abana b'Imana Yesu akunda. Yesu yongera kubiyereka ababwira kurobera iburyo, barafata nk'ifi nyinshi cyane bamenya ko bari kumwe n'umwami wabo. Haleluya, amen. yiyeretse abigishwa 11 ari ku musozi w'i Galilaya. Bibiliya iravuga ngo abiyereka noneho abahindura abigishwa nyawo, abaha umurimo wa discipleship, abaha umurimo wo guhindura abandi bantu kuba abigishwa ba Yesu. Iyo niyo ntego nkuru. Ujye umenya ngo mu minsi yawe yose ufite 365 mu mwaka, ujye ubara umunsi wigeze ubwira mwene so, wigeze usanga umuntu kugira ngo umuhindure kuba umwigishwa wa Yesu. Niba twaragize amahirwe yo gusengera hano tukabana, ariko ufite urakora iki? Yesu akwiyereke, akwibutsa inshingano yawe ko buri munsi buri saha ufite inshingano yo kubwiriza umwe ukwegereye, umubwiriza ubwami bw'Imana. Yego. Inshingano ya discipleship, turebe ko twahindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Bibiliya yavuze mu butumwa mu rwandiko rw'Abikorino ngo yiyereka ngibyo naho n'umwami Imana kumenya nuko umwami Imana ngo yapfuye agahabwa akazuka, maze ngo yiyereka abigishwa, ariko bavuze ngo yiyereka ngo basaga 500. Reka aribo ngarukaho nabo. Yego. Abasaga 500 bari bamaze kugwira. Nico kumbuye Bibiliya ujye usanga bari abantu 500 bari bamaze kugwizwamo n'ubundi mwuka utari umwuka w'ubutumwa bwiza. Umwuka wa Gehazi w'ibiguzi wari umaze kubinjirana nabo. Umwuka w'ibiguzi mu bahanuzi bahanura b'iki gihe, bagahanura hanyuma bagahabwa amafaranga. Uwo mwuka wari wabinjiranye. Yego. Yiyeretse abasaga 500 kugira ngo bavane mu mwuka mubi wa Gehazi w'ibiguzi. Yego. Uyu murimo ntabwo ari umurimo w'ikiguzi, ni impano duhabwa kubw'ubuntu, natwe tukayitangira ubundi buntu. Yego. Ntabwo ari umurimo w'ubucuruzi. Yesu yongera kwiyereke aduhishurire neza n'abahanuzi bacu b'iki gihe. Sinzi ndagira ngo none ndabibona hano ahantu tuba turi, aho babihinduye umwuga, abantu bagenda bahanura bahabwa amafaranga, noneho banayasaba kugira ngo bahanure. Wumva uwo mwuka waje w'ibiguzi. Ariko Yesu yongere kandi atwiyereke avanemwo abantu uwo mwuka wa Gehazi, umwuka w'ibiguzi. Yego. Bari baribagiwe kandi gakondo 500 bari bamaze kwibagirwa, bibagirwa gakondo. Ariko Yesu yongera twiyereke bavandimwe, tumenye neza ko iyi nibature intego yayo ya mbere ni gakondo idutegereje. Umuririmbyi yaravuze ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu, kandi iminsi irimo irahita n'ingoga, ariko uwihanganye azaragwa icyo gihugu. Umuririmbyi akomeza avuga ngo dore ubwami bw'Imana ngo buriya buri hariya buradutegereje. Wanasifiwe. Yesu yongera twiyereka twishurire gakondo. Dore igihugu cyiza hakurya hariya. Twegoza amaso yacu kubiri mu isi, twegoza amaso yacu kuri iyi mirimo itandukanye. Abantu bari mu gusa naho bagezeyo, ariko dore bavandimwe, itorero buraca rizamuka, itorero buraca ryambuka. Dore iwacu umuririmbyi yaravuze ngo ab'iwacu buca bashika, ab'iwacu buca bagenda. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo abagezeyo baragwiriye, ngo bagezeyo baragwiriye, bari kumwe n'umwana w'intama w'Imana. Ariko n'abandi nabo bari mu nzira, ngo ngwino nawe wisigara. 500 bari baribagiwe gakondo, ariko Yesu yongera kubiyereka ngo abahishurire ko hariho gakondo. Haleluya. Haleluya. Yesu atwishurire kongere kandi tumenye gakondo.
Amen. Yesu yishuriye abasaga 500 kuzirikana ko Yesu n'ubundi azagaruka aza gutwara itorero. Ya Bibiliya iravuga ku nshuro ya 10 ngo yiyereka Yakobo mwene se wa Yesu. Hariya niko twasomye yiyereka Yakobo mwene se wa Yesu. Yego. Yakobo muri histoire de l'église bijya bigaragara ko ari mu bantu batigeze bemera Yesu, kandi ni mwene se, ari mu bantu batamwemeraga bamupingaga. Yego. Ari nayo mpamvu buriya Yesu yavuze ngo nta muhanuzi wabo. Yakobo ntiyemeraga nta muhanuzi wabo, ntiyemeraga Yesu. Ariko Yesu ni mwiza, n'abatamwemera n'abashidikanya ajya yongera akabiyereka. Amen. Yiyereka Petero, yiyereka Yakobo, aramwiyereka kugira ngo amuvanemo gushidikanya. Yego. Kandi Yakobo yongera kandi amwemere. Amen. Yamwiyeretse kandi ashaka kumwereka umurimo wa gishumba. Murabizi ko Yakobo ari we mushumba w'i Yerusalemu. Yego. Habaye n'impaka muri konferanse y'i Yerusalemu. Yakobo yari ayoboye iyo konferanse 15 mu byakozwe n'intumwa. Hanyuma ngo Yakobo abasha gukemura ibibazo neza nk'umushumba. Abashumba Yesu yongera twiyereke. Umutahiza naza mu by'ukuri twe gucogora azaduha ikamba ritangirika. Haleluya. Amen. Yesu yongera kwiyereka Yakobo kugira ngo abashe gukemura ibibazo by'abanyamahanga abatizera. Mu nama nkuru ya Yerusalemu yaravuze ngo dutegeke abanyamahanga tubabwire ngo bareke kurya inyama z'intorano, bareke kurya ngo inyama ibinigwa n'amaraso, inyamafu, ngo bareke kurya inyamafu. Burya nasanze naratangaye kenshi twagiye twigishwa inyamafu, cyagiye ukayoberwa ibyo ari byo kandi ntumenye referanse biblike. Ariko hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hajya havuga inyamafu, kurya inyamafu. Umunsi umwe narimo nigisha ku ishuri rya Bibiliya, noneho umunyeshuri umwe arambaza ati ariko icyo kibazo kurakizana mu bigeze kandi yari umushumba uwo nguwo arambwira bati jewe ihene yanjye yarapfuye ejo bundi batisanga yifishe narayiriye. Ni umushumba w'itorero aha ngaha kandi yari umuyobozi, ariko kwirira inyamafu nta kibazo cyari kibirimo. Yego. Yesu yiyereka Yakobo abasha gusobanura neza, yongera kandi kwiyereka yiyereka Yakobo kuko kugira ngo abashe gusobanukirwa uwo ari we. Murabizi ko yigeze ababwira we na Petero na Yohana, arababwira ngo muri inkingi z'itorero, musobanukirwe ko muri inkingi. Yego. Ntabwo twakwifata uko ariko kose, tujya tumenya ko turi inkingi mu murimo. Yesu yongera twiyereke tumenya agaciro kacu. Bibiliya iravuga ngo abantu bajya badutekereza ko turi abakozi b'Imana, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Amen. Ni ukumenya iby'agaciro kacu. Yesu yeretse Yakobo kugira ngo ahari Yakobo yongere kandi kumenya ibintu bya misiyoloji, amenye ibintu bya misiyoloji. Yakobo aramwiyereka kugira ngo amenye neza uburyo azohereza Barinaba, azohereza na Petero, abohereza muri misiyoloji. Imana iduhe umugisha bene data. Ni amasomo meza kandi maremare, ariko nagira ngo mbahe ishusho ngari y'iminsi 40. Iminsi 40 hari iminsi yo kongera kandi kwinginga Yesu ngo yongera twiyereke. Amaze kuzuka yiyereka abigishwa, natwe atwiyereke mu bibazo bitandukanye dufite, ariko cyane anatwiyereke tumenye ko azagaruka gutwara itorero. Yiyeretse ariya matora 7 yo muri Aziya, yiyeretse Stefano amaze kuzuka, yiyeretse Pawulo amaze kuzuka. Pawulo yavuze ngo nanjye araniyereka ngo ni nk'umwana w'icyenda
umwana w'icyenda ni umwana udashitse mwene avorto ni umuntu ntabwo ari umwana w'icyenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oya ahubwo ni umwana w'icyenda ni enavorto ni umwana udashitse n'abadashitse nabo Yesu yongera biyereke abakomeze bashike bahagarare neza mu murimo. Yego. Imana idumugisha yiyeretse abigishwa yongera kandi no kubiyereka amaze kuzamurwa mu ijuru yiyereka Stefano kandi amwiyereka byatumye Stefano yuzura imbabazi. Abananiwe kubabarira abafite ibyo bapfa n'abandi abafite inzigo runaka mu mibabaro yacu nubwo baba baraguteye amabuye nka Stefano ariko yaramwiyeretse Stefano yuzura umutima w'imbabazi aravuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Namenye neza ko urufunguzo rufumbura ijuru ni imbabazi. Niba byarakunaniye kubabarira ntabwo ushobora gukingurirwa ijuru. Stefano amaze gupfukama amaze kubabarira Bibiliya iravuga ngo ijuru rirakinguka abona umwana w'intama w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana nk'umutambyi mukuru. Umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Stefano yerekwa Yesu aramwiyereka. Nusoma igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana uzasanga ari amatorero 7 ntacyo mbivuzeho. Yesu yagiye yiyereka cyane yiyeretse itorero ryo muri Efeso ababwira ngo basubirane urukundo rwabo rwa mbere. Yesu yongera twiyereke dusubirane urukundo rwacu rwa mbere. Yiyereka itorero rya Simuruna kugira ngo iryo torero rya Simuruna ribashe kwihangana ibigaragazo kandi bakomeze bakurikire Yesu. Yiyereka itorero rya Peregamu kugira ngo rivane mu ruvange byari byaravanze rigira uruvange. Yiyereka itorero rya Tuwatira kugira ngo ribashe kwirinda inyigisho z'ibinyoma. Yesu atwiyereke aturinde inyigisho z'ibinyoma. Yiyereka itorero rya Sarudi kugira ngo ribashe kwirinda ibitotsi byo mu mwuka. Yiyereka itorero rya Philadelphia kugira ngo rikomeze imbaraga zo mu mwuka. Yiyereka itorero rya Laodikiya kugira ngo ribashe kwirinda kuba akazuyaza ahubwo ribe abanyamubyutse. Uko niko yagiye yiyereka. Dutegereje ko azongera kandi kwiyereka isi yose aje kuzamura itorero. Bibiliya iravuga ngo uhamye aravuga ngo ndaza vuba. Amena. Ngwino mwami Yesu. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.